imbaraga z'umunsi uzikura he? muri jimu. Reka da, ngwino nkwereka aho ziva. Vivants Canteen and Restaurant iragufasha kwirwana imbaraga n'imbaduko mu murimo wawe. Twebwe iwacu ni kwa kimaranzana n'inyota, ji z'abana bato n'abakuru, amandazi mato n'amanini, keke n'imigati byacu n'ubuki busabusa. Icyayi n'igikoma bikoze isukari bibarizwa iwacu, amata yacu n'umwihariko. Waba ushaka inshyushyu, ikivuguto, ubibona ku giciro gito cyane nk'icy'umuneke. Vivants Canteen and Restaurant watubariza ku isantere y'Imwendo muri metero nke uvuye ku rwunge rw'amashuri rwa Mwendo. Welcome iwacu. Rero bana banje babwiza ukuri. Bana banje muramenye dore muri birano bavuga bati umubibyi yabibye imbuto zimwe zigwa mu mahwa, izindi zigwa ku rutare, izindi zigwa mu nzira, ariko abandi zigwa ahazima. Nanjye murambera imbuto zaguye ahazima zikamera. Tuzakurikiza rwose. Yego ndabizi umubibyi abibuburo umwanzi akabibura urumafu. Yego. Bana banje muramenye wowe mapoze kubwiza ukuri. Papa ntabwo nananiranye cyane n'ukuri. Ujye umenya ko uri umwana wa pasiteri. Ndabizi cyane. Nabonye warihaye ibintu mama ngo nubuniga ibintu wihaye we nayagiye hariya hirya. Ubusonge ariko ntabwo busonge. Nanjye uramenye utaza banagikuza. Ibintu nayigeze nabyumva. Nigeze nabyumva ahantu wambonye. Nigeze nakumva ngo bamukubite muri renge bamugarura muri riri ngo bitaho murenge. Ibyo se ni ibikika ibyo namubajije reka mbagira inama rero mubahebye mwirinde ibiyobyabwenge mbona uriya muhungu atari shyashya. Papa ntabwo abimwe n'ukuri. Ikindi muririnde abakobwa. Hari numvise uzandinde ijipo. Uramenye mwana wanjye. Ntabwo nzongera uramenye. Ntabwo nzongera. papa hariga abakobwa bakora iki ngo tuzabiri muzirinde ingeso mbi ndavuga ubusambanyi. Nicyo mbabwiye muramenye ariko papa nanone ntabwo wadutuza uburembe. simbabwiye ngo muzabe ibiremba ariko muramenye tuzamuze isoni mu ntabwo bantu. tuzadukoza isoni. ni nacyo benshi batwubahira papa. Mujye mumenya ko ririya torero rya hari igatare mumenya ko ariryo urihagarariye. Sibyo n'abantu benshi tuza babwira ngo Yesu ashimwe abakambwira ngo ahimbaze. Yesu ashimwe rate ahimbaze ariko bavuga ngo kira mbwira Bavuga ngo iteka ryose. ahubwo se ndahantu wagakopeye muramenye ariko mu minsi iri imbere ahubwo se n'ibiraka baravuga ngo Yesu ashimwe ahimbazwe. Yesu ahimbazwe. Muramenye ko ndi pasiteri kandi mu minsi iri imbere nzaba umushumba. Muramenye aba muri Suzumba papa tuzaba turyoshye. Duhamaye igihumbi se nkajya ku muhanda kandi akangiye ugiye kureba iki se kandi najya kureba ari ntabwo natinda. uravugisha ukuri. Hari n'uwasogiranye yambwira iraza kundeba. Igi uri yamaniga yagiye. ariko Ya papa nawe ariko banza ubwire icyo ugiye gukora. papa nuko ni wa muntu turi inshuti. Papa yamaye se. urabura mwana wanjye turakira atazabura ibyara ngo ntabwo namuhaye ibyo ashaka. Ni ukuri pe. papa njyewe se uretse we turaza kuvugana. nanjye uraza kumabura mu kanya ninjya kuri banki uranzanira bomba y'agati yakuzanira na twa tumaze iminsi unyaka rwose ndaza kutuzanira. amena urakoze. hasi uragenda ryari Ndagiye mu kanya rwose ndahita ngenda pe. ariko uramenye Reka uramenye. ahubwo wa muhungu twe twavuganye kaza kundeba none yatinze. Nta kantu tugiye gukora ariko ntabwo gatinda. uramenye Ndahita rwose mbanguka rwose araza naza kundeba ahita tugenda. Dore nguyu aho garaje. uraho ushaka bose neza se umeze ute se bagiye bakinore watinze. papa turahita dutumira n'umwana nawe ikintu tugiye gupanga n'umushi wanjye. uramenye bya bindi nabonye ushaka kwigira Oya ibyo by'abaji Ubundi abajini hariho mwaka baduhaye tugiye kuzuza kugira ngo nasobanurire. reka mbyizere ariko uramenye uyu no mwana wenda ndamugufashiriza ndamugusapotingira kugira ngo azamenye ubwenge. Papa uzamugurira akantu
mapoze mwana wanjye ndabanguka papa ndabanguka nukuri ndabanguka mapoze ko kanya wagenda mapoze papa kandi ngewe mbona amapoze niki mwana wanjye kubuza ukagiragwa neza none se nabigirane nagende uriye ukanyura abawubu gusa nyine kubuza ukagiragwa neza ariko mapoze ni ukumushyira mu murongo ese sha nabigirane barumva arimo no kuvuga rega ibintu natazi ngo biriya bibwe ngamawidi ngamafa nkibaza ahita bigera biriya bintu ngamajinga maniga ikintu cyambabaje rero yaravuze ngo bazajya ngo bamurengeza nibaza ibintu byo kurengeza ese kurengeza ora n'iki sha ndavuga nzi ko papa ari mukuru wenda nawe bazamurengeza navuga ngo nawe niyarengeje bari babikuye reka ndaye ibyo se mbizi hehe ntaho ubizi nose ko mbana numva bavuga ngo bamukwitira muri regi ngo bakamugarura muri renge ngo bakamurengeza we ntabyo wumvise ahora n'iki mwana wanjye ibyo rwose icyuma cyari ipamba ibyo ni ibyanyuma nako ni ibyabariya we nuwo bimubwira atahita wupfu urabizi sindi nk'abagore rwose bandeba amagaruka yabo aba nibyo bencanze rwose nuwo kumusabira kuri data wa twese wo mu ijuru sibyo papa ni ukumusaba ahubwo mwana wanjye ujye umfasha tumusengere wenda yazahinduka data twese wo mu ijuru turagusabye turaguhimbaje ngo uturindire mapoze uturindire mama uturindire n'umuryango amen naribizi imana abapasiteri barakanira byaza yanyishe reka twicariraho wakiriwe barakana wazanye umva nawe ndagasa ubwo se naza kukureba ntagatsinde zana nyine zana bakamuze kaza kabanza ushobora guys akareka mwifatira iki oya wuri umwana mwiyigiye imana wowe nka primus ntago mitsingi wayishobora ntayishobora wakintu biga ndabizi papa we yarakubase zirasiryoshye uzitonde mubayeho neza nk'abana ubundi ntabwo wabana na pasiteri ngo umenye ibigezweho mani noneho hari akantu yari yamaye igihumbi arakana kwa yosenyeza naguzamo akantu reka noneho nzazanye cyababa we inuza sisha karyoha kubita gashyiraho vuba mani reka nze noneho ngatite nkakubitamo noneho tite tugira ikintu iti akose mwana noneho arasita nkwereka n'ahantu tujya kugura ibi baby wakintu aho hantu akiri ibyana mani ibyana we nemera kabisa se wakaguze muyiye karitsiye mwana je umwana ntabwo nabimenyera mwana akira gakore mwana je ntabwo nabimenyera naringa fitiye fembo wa mujama we oya ahubwo tujye kureba ibyo byane ako ngako turakanywa nyuma wari tugende ariko tuba tugashyizeho mwana ese mwana computer 500 se tuba tugashyizeho tukagenda twitaye imicyana se wakijya imbere useka bihugu aya wandi ngira kora umuti tugenda ahubwo numva ameze nabi mu ipantaro tugende wakintu nabi tugende numva ameze nabi dore babajama banyendagasa abimeze gute se abimeze bite sha biragenda se wanjye birajama wakintu nari nkuzaniye icyana ngo gitemo mwana iki se mwana nanjye uzanyigisha ibintu wahise ko namuzi uyu ni wo kwa pasiteri uno muntu waje kwa pasiteri yego sha ijambo ry'Imana waya mwana nangiye kuzafata ku kantu ugomba kuba umujama igicyana ikintu nkemera ni ikiniga mwana uzi igiciro kiba gifite wanjye bigaragara nawe muri soye impamvu ngiye nzaza nkuzanira abantu wabona igiciro gute uyu ni garambwiye ngo baturekana dushite ibyana se ibyana kibari nabyo arayipfa ahantu mbi wane nicyo nkwemerera kira baze nanagutemo wakintu se mwana nanjye nyigisha nyigisha mwana nuko nesati so baragize se cyane ndabajyana tujyane none n'ibyana turabibona byiza turayafite nose gete mu rugo bahita banyica abazifite uyu yabaye nka disa nijye gukira bakarite baranza ahantu hose none ndagwana wasenyese yakangurira ka bacha hofite n'ibifaranga apanga nasabye umusaza wacu ko pasiteri mujya ku maturu yo gaye si nako ka ahanga nda papinga hana mbese cyane yakora iki yacyane wakintu nakireka nyine baraje papa nzamusaba ndi nari bakunda kubagaza handi ukase kuri wese kwa seka bukamanuka ipfu yawo hahandi tugende mwana reka bageze tugende papa ntabimenya ntabimenya ntabyo yamenya uyu ntabwo yakubesha mwana narimeze nabi wakiwe wowe umera ukugunda n'ibyo bifite amara birahari nanjye bakindebere mwana bakindebere nanjye numva
Kinebere ki. uwo muretse ngiye kubageza ngiye kubereka ahantu biri ahubwo sende mushitura ibyaranye noneho mwebwe nimubibona murasamba yegere Umva sinari biri. None ndabi. nta kintu nazagutemo wa kintu iki kintu mwaje bariya ni bariya Ahita muvuga. nari mukamuraza kumva Akubundi kucyukunda kwisimbukuru. Nyuma umutindije cyakari gukanuri nakuzanye ngo ugiye kureba ibyana ushaka no kunanga. Hari none reka ni uyu nguyu none. Imeza biteze. Nanga sema. Makanda bimwicare ariko. Babara zihaza inzoga wa kintu. Ndahenze karite sana mu mwana kujya nigesa mwana we. Ibihumbi magana abiri. Sasa wafashe senyi samwana. Tamusigiye sinya. Wafashe mwana. Ni ibihumbi magana atanu. Nari binda ndakumara no mwaka ari. Uruzuza magana. Igihumbi ntago gipano. Icyatanu. Bibiri. Oya. Ubundi we ntabwo tukureza imwe gombe uzuza. Nkomereza ari. Genda ureba abayo ngayo. Bimeze bite? Ntacyo nimba wumva winanira. Ndaka ko noneho nitunanirwa mu bico ndahita nta. Nangaye. Hano hirya hari abandi bari yo hasi. Ijana. Igice cy'ijana urangarura ngo ufite sekisi. Ibihumbi amakurusi. Turamarana igihe kingana gite so? Kugeraho isaha imwe. Samwa ugasakaza ugakora neza. Ubwo ni ukuvuga ngo turagenda ubanza uteke 2,500. Ndagukora agasemo senyese. Isaha ishire sinago yemera. Isaha imwe. Gasemo yasenago byakunda. Nangaye sugo inote 1,100. Ntago byakunda. Bibiri. Ntago ubundi mwagiye murega kuriza ibiki. Tugende nari akirana nayaguhembera. Ndana yaguhambira akira. Wewe 2,500. Okay. Tugende mwagiye aho. Mwana mwishyira mbere utaza kuyamutera. Ubwo so wakicura umuntu utarakora. Narebe twe. Ubwo ndangiye hereje. Ariko turahonge. Bamujama yagiye hera. Turahonge. Gusa turabona handi. Turabakura bose ko barangiye. Ariko nyine nariko reka turihangana tuzabona no gutaha. Nta kibazo. Ngo waje. yo Naringizanye wakintu. mwabibonye Ubuntu bukireba. kamera garafu Cyanjye ko kumuziki nkubigera. Ndakongera nandi. cyo gifite n'amabuno manini Iki cyanjye no kutakibonye. Ndakongera nandi giye. Ndakongera nandi. Iwanjye ni n'inzobe ma. cyane usiga kanuza Kwakundi nyambiko. kwakundi ujye ubikora Ndarusiga hahandi. tubikurikira Agenda mbesize ngutayimo nta wakintu. kibazo Ni njye ni nifite ndarijyana Eh? nifite ndarijyana Wowe turaza guhuza ariko ite nditaru. Nari. Hari ibidanje. nibyo si urimo Aya. Je, uri nonzo no kwitonda. nta kibazo ukira vuba vuba kandi uri buze kumaraga n'akantu Ntari. Nakwikiye mwana yaguhaye imbere. nari Turi kumwe. nawe mugira vuba vuba Sawa. uramenye n'amapoza nsigaye mbona yarihaye ibintu nazi bya bindi byanyu mujyamo amenya atazakurarura iyo ninjye nawe ujya mbijyamo rwose amenye rwose ntabwo nzigera ngendera mu ngeso maso ya mwana wanjye uramenye pasiteri yesu ashimwe mukomere ibyo bintu ufite ni ibikira ihuba rwita ubwunge ubwunge karitera mbabane vinyo ni umukobanyi oya uramenye vinyo ni umukobanyi ubwo hari amakuru muzaniye ngaho mbwira tuzi mapoze si umwana wawe mapoze ni umwana wanjye yagiye kugura ibyana ibyana abuze kujya kugura ubuki se aguze ibyana arabifite ubu ngubu ndetse ubwo mucuruzi nawe w'umugome gutyo nawe yakaguze ubuki aguze ibyana kubera ntabwo ari ibyana by'inzuki ndetse pasiteri urasesarore tuvuga urabizi cyangwa ni abakobwa abakobwa bafite ibintu bigera byigera kuno abaki abakobwa ntiwumva supaso y'ibyo nakubwiraga abese amafaranga nyase ariko nanjye mapoze nsigaye reka dusigaye turara anakomeza avugana n'abantu naza avanye n'uwa muhungu w'uko wa musaza hano hakurya ngo ni kazungu siwe bajyanye kuko niko kumusobanura agiye kubwira kazungu niwe bari kumwe kazungu ndamuzi okay reka nze mwereke ko pasiteri ntabwo ufite umwana yewe kanze mamagare yego pasiteri we kanze mamagare kazungu none ubwo jye bananumye muhamagare twumve anumiwe kabisa ambwire noneho ambwire ukuntu umwana we ari umwana wawe muhamagare wowe Halo.
bimeze bite? Sawa. Muzehe amakuru yawe. Ari meza. Ese Kazungu yaba arabura? Kazungu araherutse agenda kare. Akuze uwabaye. Uriya mwana wawe wabuze kwigisha imico myiza. Ukaba ureba ibintu arimo atagiye no kundara umuhungu. Bimeze bite ibyawe? urwonge Sinabaye ikira nonora. Wahora n'iki? Umuhungu wawe nesanza andaruriye inka. Suko muzehe wowe ibyo Yagenze gute? ntabwo ibyo bintu biza Ibyo bintu ubwo ntabwo ubizi. ni mu rwonge mwana wewe Niko muzehe. Yego yego. Ubwo ibyo bintu ntabwo ubizi ko umuhungu wawe atagera kujya mu busambanyi koko. Umusambanyi. aho bya Reka nana byinshi mvugana nawe. Nako kwemeza Izo ngeso ntazo nari muzi hora. Rake ni nuhazi. Nizo twahuriye noneho mbikwemeza ko nari byo kubanguka. Si. tugende wanje yumbe mbokwereka byaga kubera Okay, tugende Papa umukubite. tugende ari Papa kubinyakanye umukubite. Umukubite. ubusonyeho urame gakirake dore ibintu byo nkubwira by'ubusinzi ntacyo tugenda Genda bacunguru. ngwino tujyane nawe ndebe urwo nagushije utazava umera muze tugende nta kibazo Ako njye nari gucunguru. wajye ni nk'aho cyane koko ibintu cyakoze nicyo taganze ndebe muri wajye nahanga Nahabari. ndabona na wa musaza tuhahuriye njye sashimwe ahimbazwe musohoke musohoke iki amasahani abahaye yarangiye yarangiye amasahani abahaye araba mwana wafashe Papa. uri mu biki sa mubabarire nimuganira ku nzu yawe mwitonde muganira ku nzu mutabica bataragiye koze ibintu ibintu wakakena aje wenda n'ukunde uradusebeje neza uransebeje Unajeje papa. umva utusebereje pasiteri ibi ni ibintu pasiteri wowe ibi ni ibintu by'u Rwanda kubyara umuhungu wawe ibikoze umuhungu wawe dore reba icyo cyane kiba cyangomesheje aradusebeje pasiteri niko mapoze pasiteri nako kwanza mereza kuko munyishyure mereza n'amafaranga yanjye munyishyure mereza amafaranga yanjye amafaranga mereza amafaranga naguhereje urugeramo n'uruhu uru ni rwo rugero mu amafaranga ariko amafaranga yakwishyura njye hariho n'ijyanzana ntegereje amagisha uko umuhungu wawe nuko igihana n'abandi n'amace ajyane n'ubundi ni hahandi usigarana wowe maze nyana gito wamudukopye nabura amafaranga akakuzanira koko. agafaranga karavuga nubatse nise navunika n'ubundi tugende ntabwo wowe wana tugende mbese birandeba mu amafaranga Imana arenze gushiramo sinzongera kukwishyura uburaya papa n'umuhungu yakunze nkambabarira ni ukuri njya kumureba